Okay. Aho muherereye hose nizere yuko mumeze neza, nizere yuko Nyagasani akomeje kubarinda mu bice muherereyemo byose. Nizere yuko ukomeje gushima Imana iyo ikomeje kuguha ubuzima ukaba uri muzima, tukaba turi bazima dushima Imana muri ubu buzima dusangiye. Tudatinze rero kuyicano nababwiye yuko tuzajya tuganira ibintu bitwubaka, ibintu bituma tugira ahantu tuva mu mitekerereze, bituma tugira ahandi hantu tugira. Uyu munsi twihuse ndababwira ibintu bitatu bishobora gutuma uba umuntu ukomeye mu bitekerezo, mentally strong, ukaba uri wa muntu udahuhwa n'imiyaga n'imirabyo uzagenda uhura nabyo, n'ibibazo byose uzagenda uhura nabyo muri ubu buzima. Ukaba uri wa muntu udashobora kurakara, ukaba uri wa muntu utisanga mu bintu bya rwaserera ngo bakuvuze ngo uyu muntu ngo yakuvuze nabi, ibintu nk'ibyo. Hari umuhanga Buddha yabayeho mu 1500. Ni umuhanga cyane, ni n'umwigisha. Abantu benshi bagiye badapta ibitekerezo bye. Yaravuze ngo nk'uko urutare rutanyeganyezwa n'inkuba n'imirabyo, niko umuntu udahindurwa cyangwa utanyeganyezwa no gushimwa cyangwa no kugwawa ameze. Abanyabwenge ntabwo bita ku magambo abantu bahora babavugaho, bahora ari babandi bameze nk'urutare. Rero nawe nakubwira ngo muri ubu buzima birashoboka yuko ushobora kuzagenda uhura n'ibintu bikomeye, ariko ukwiriye kumera nk'urutare, nk'uko inkuba n'imirabyo n'imvura byose n'izuba iyo bije urutare uzarurebe ruhora ari rwa rundi, ntiruhinduka. Ushobora kugenda ukarureba muri uyu mwaka ukazasubira nyuma y'imyaka 100 ugasanga ruracyari rwa rundi, ntiruhinduka. Nta kuvuga ngo rwavuyeho n'agace karwo kuko ngo haje imvura ruhora ari rwame. Nawe rero nakubwira ngo umunyabwenge aba ameze nk'urutare. Ugomba guhora uri wa wundi, uri umuntu ukomeye mu buzima bwawe, ubayeho uko wahisemo kubaho, utari wa muntu uhuhwa n'umuyaga. Rero ikintu cya mbere ugomba gukora nicyo nari maze kuvuga, guhora uri wa wundi. Ubuzima ni nk'inyanja, urabizi niba waragerageje kwegera inyanja ihora ari hasi hejuru, amazi araza asa nkajya hejuru akongera ukabona aramanutse hasi. Ubuzima rero nabwo nuko mumeze. Mu buzima uzagenda ubona ko ari ups and down, uyu munsi byemeye ejo byanze, ariko ukwiriye guhora uri wa wundi. Ubuzima buhora buhindagurika, ejo biremera ejo bikanga. Nukuvuga ngo umwigisha Buddha aravuga ati hari ibintu 8 umuntu wese uri ku isi azahura nabyo, wabyanga wabyemera, bino bintu uzahura nabyo. Cyambere harimo gushimwa no kunengwa. Icyambere no gushimwa, cya kabiri no kunengwa. No kuvuga ngo muri ubu buzima uzakora ibintu byiza, abantu bagushime, bakwishimire cyane, ariko hari ntabwo bazahora bagushima. Babandi bagushimye nibo bazagera igihe niba wakoze ikintu kitari cyiza bakakunenga, bakakugaya, bakavuga ati ntakende ni fake n'umuntu, nimukatubwira ibyiwe. Ibyo rero uzahura nabyo. Cya kabiri kunguka no guhomba. No kuvuga ngo nk'abacuruza, abantu dukora business twese, ndetse twese turi muri business, byo waba ukora byose hazabamo kunguka no guhomba. Ni kuvuga ngo mu buzima wabyanga wabyemera ushobora kuzagenda ubona uri kunguka mu byo ukora, cyangwa se ukabona urimo guhomba. Gatatu, gukundwa ukamamara, bakakuvuga neza ahantu hose waramamaye, bavuga ati uyu ni umuntu mwiza, noneho hakiyongeraho guseba cyangwa kutubahwa n'ikimwaro mu bantu. Ibyo ngibyo ni ibintu uzahura nabyo. Kandi ibyishimo no kubabara. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima byanga bikunda ushobora kuzagera mu gihe ukabona urishimye, ibintu byose biri kugenda neza mu buzima bwawe wishimye, ariko ikindi gihe kikagera ukabona urimo kubabara, ukabona ibintu by'ibibazo byakugezeho, ibintu bidashimishije habe na gato. Icyo gihe rero uzamenya yuko ari ibihe ubuzima bugizwe nabyo. Ntabwo ubuzima bugizwe no kwishima gusa, ntabwo ubuzima bugizwe no kubabara gusa. Niyo mpamvu buri kintu cyose uzahura nacyo uzamenye yuko icyo kintu kitazahoraho iteka ryose. Waba uri mu bihe byiza, ujye wibuka yuko ari igihe ibihe bibi bizaza, ari nabwo bizatuma ushobora kuzigama uko uzabaho mu bihe bibi. Ni ukuvuga ngo rero kuri ino ngingo ya mbere, guhora uri wa wundi, ahangaha biragusaba ko kwemera ibi byose. Upfa kuba uzi ko
uhamanya n'umutima wawe. Birakwiye ko utoza umutima wawe, ubwenge bwawe n'ubuzima bwawe guhora uri wa wundi udahindagurika. Ibihe wacamo byose ugahora uri wa wundi. Cya kabiri twihuza ni ukuba ushobora guhangana n'ubuzima. Ahangaha kugira ngo uzabashe guhangana n'ubuzima mu byo uzagenda uhura nabyo bizagusaba kumenya harimo ibintu bibiri. Uzabanza umenye ibiri mu kiganza cyawe n'ibitari mu kiganza cyawe. Niba waramaze kubona iki kintu kiri mu kiganza cyawe, icyo gihe uzavuga uti ibi bintu reka ngire icyo mbikoraho. Numara kubona ko ibi bintu bitari mu kiganza cyawe, ibyo bintu uziga kubyakira ubyemere gutyo kuko ntacyo wabikoraho. Reka nguhereze nk'urugero. Ni ukuvuga ngo wenda wowe uri kwikorera ubuzima bwawe, uri muri business, abantu barimo kugutuka, barimo kukuvuga nabi, barimo kugusebya. Icyo wakora cyose nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo ba bantu ubafunge iminwa cyangwa ubabuze kukuvuga nabi. Ahubwo ikintu uzasabwa ni uguhora uri wa wundi ukakira ibyo bintu ko utabihindura, ukakira ko icyo kintu bitari mu biganza byawe. Icyo wakora cyose abantu ntabwo uzagenda ngo bapfuke umunwa cyangwa ngo babwire ngo musigeho. Icyo waba uri igihangange cyose kose, niba waba uri Hitler, niba waba uri Putin, niba waba uri nde, abantu ntabwo ushobora gutuma kubajyana mu murongo ibyo bakuvugaho. Urwo ni urugero. Rero mu gihe cyose uzagera mu kibazo ukamenya ati ibi mfite icyo nabikoraho, ibi ntacyo nabikoraho, bizagufasha kubyakira. Cya kabiri, tukiri aho ngaho, kuba ushobora guhanga kuri iyo ngingo ya kabiri, kuba ushobora guhangana n'ubuzima bwawe uko uzabaho, ugomba guhaguruka ukaba wemye mu gihe ubuzima butari kugenda neza cyangwa uri mu bihe bikomeye. Ugomba kuba ushoboye gukemura ibibazo. Buri kintu kikubaho kiba kizagira iherezo nk'uko nabibabwiye haruguru. Nta kintu kibaho cyangwa cyakubaho kitazagira iherezo ku isi, nta kidahinduka. Icyo kibazo cyangwa ibyo bihe bikomeye birarangira. Icyo kibazo wahura nacyo gishyire ku ruhande. Banza wibaze uti, kugira ngo rero bibashe kukorohera, banza wibaze uti niba wahuye n'ikibazo, ikibazo deja banza ugishyire ku ruhande ukirenganiza. Banza wibaze uti iki kibazo cyambayeho. Nurangiza wibaza uti ni iyihe mpamvu y'iki kibazo. Nurangiza wibaza uti ni hehe naba narakoze amakosa wenda ngo mbere njye nyirabayazana w'ibi bintu birimo kumbaho. Muri make winjire mu muzi w'ikibazo, winjire ku muzi wacyo, ukigeho kugira ngo ikibazo kizatume usigaye uri umuntu ukomeye cyangwa se uri umuntu uri kubera nk'urutare nk'uko twabibonye haruguru. Wiyubakemo ubushobozi bwo gukemura ibibazo uzahura nabyo. Icya gatatu ari cyo cya nyuma, ariko aba hari n'ibindi namwe muragenda mutubwira muri comment kuko turi gusharinga ubuzima kuri no YouTube channel yacu. Cya gatatu, iyubakemo umutima wo kwikunda no kwifasha. Ugomba kuba uwifashisha nk'uko tujye tubivuze. Ntabwo ugomba kuba mu cyiciro cy'abantu batifashisha. Kandi kwifasha tuba turi kuvuga hano ntabwo tuvuga mu bintu by'amafaranga gusa, ni mu buryo bwose, ni mu nguni zose. Mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'ubuzima, wowe ukaba ufite ukuntu wasetinze ubuzima bwawe ukuntu uzabubaho. Niba wikunda ntabwo uzafata ibibi abandi bantu bagutekerezaho ngo ubigire ibyawe cyangwa ngo ubyemere. Niba abantu bavuga ati uriya muntu ni fake, uyu muntu nta kigenda, ibyo bintu ntabwo, kuba wikunda ntabwo ugomba kuzabishyira mu buzima bwawe ngo ubyemere. Icara witekerezeho ubuzima bwawe, ubuhereze umurongo, ukora icyo bakunda kwita meditation. Uvuga uti ubuzima bwanjye ni uko nzabubaho, ku buryo nta muntu wakora akazi. Niba uri wa muntu akoreye ikintu ugacumba ukakisarara ukakubita abantu ukavuga nabi, ubwo ntabwo uba uri mentally strong, ntabwo uba uraba umuntu ukomeye mu mitekerereze. Nk'uko tumaze kubivuga rero, ubunuga ngo ni ibintu bitatu. Icya mbere, guhora uri wa wundi. Icya kabiri, kuba ushobora guhangana n'ubuzima no kwakira ibyo utahindura. Icya gatatu, kwikunda kurusha umuntu wese uri kuri ino si. Kumva yuko ugomba kwikunda, kandi burya niba wikunda ntabwo bivuze ngo ni ukwikunda ngo wanga abandi. Icyo wumva nawe utiyifuriza, niba uzi ko wenda umuntu agusebeje cyangwa agukubise cyangwa akugiriye nabi, akwambuye amafaranga byakubabaza, ibyo nawe ukora reflection ukavuga uti nanjye uko ibi bintu ntabyifuza, nta wundi muntu nshaka kubikorera. Ukaba uri wa muntu ukunda ubuzima bwiwe. Ibyo bizagufasha kuba umuntu utanyeganyezwa n'ibihe byiza cyangwa ibibi. Numva ni ibi bintu bitatu, ibi bintu ntidushobora
nidushobora ushoboye kubyubahiriza ukabikurikirana, ubuzima bwawe bwaba butanyeganyezwa kandi waba uri umuntu ukomeye nk'urutare. Atari ukuvuga ngo uyu muntu ankoreye ikintu cyiza mise nkoreshwa n'amarangamutima, muhaye n'ibyo ntafite. Ujya wumva nk'abantu bavuga ati nguhaye inka kandi nta nka afite, ya nka ukayitegereza ikabura kuko kuko asanga yabikoze kubera yari yishimye. Akakubwira ati ibi nibi nkwemereye ibi nibi, ariko kubera ko yishimye, atari ukuvuga ngo ibyari ibintu yatekerejeho neza cyangwa se azakora. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ureba aho hasi niba waramaze gukora subscribe, maze twikomereze na video nyinshi cyane tuzagenda dukora kandi zifite umumaro. Wibuke no kudusharinga ku bitekerezo byawe uko ubyumva kugira ngo turusheho kugenda tubana umunsi ku wundi.